Ya nkuko mubizi iyi ni BRC TV ngene MC Runwa icyo twabasezeranyije ni ukubaha ibintu bitwika muri aka kanya twabazaniye abasore b'ibyamamare koko babiri bambaye neza ngira ngo murababona abantu mukurikiye BRC TV kano kanya gusa dutangire tubaha ikaze duhere kuri uyu mugabo ufite mic mu ntoki ziwe watangira usuhuza abakunzi ba BRC TV. Wagwani BRC TV bafana, nitwa Byiringiro Regis nk'ibisanzwe aka OG aka Swaga. Urakoze cyane mugenzi we wamuduhera mikoro nawe akatubwira. Murakoze, nitwa Nsabimana Emile namenyekanye ku izina rya Rogi Boy, abantu umuhanzi nyarwanda, nyina amafilimi, nyina comedy A1. Mbasabye kuza kureba ibyo dukora kuri YouTube yanjye ni Rogi Boy official nkuko mubizi, ndi umuhungu mukuru muri game. Murakoze cyane turi kumwe n'ibyamamare koko, cinema, comedy, imiziki, none ibintu byose barabyikubiye koko. Gusa reka tuze tubiganireho twisanzuye kuko tubivi muzi ni muzingo. Swaga, watubwira byinshi bikwerekeyeho tukamenya ngo bimeze bite, umuntu agushaka yagusanga he, ibikorwa byawe byose bikenewe byaboneka hehe? Murakoze, jewe byinshi binyerekeyeho, wajya kuri YouTube channel ukandikamo akavumo kuri BRC TV, ariko hari henshi nagiye nkina amafilime ariko simbamamariza nibahoshi, ubwo nyine nawe urabyumva baba batatanze akantu, ntago barapesha. Nimuyoboke bahe nimero y'umuntu ushaka kwamamaza ariko ubundi muri momo 0783811544. Muntu ushaka kwamamaza kuri BRC TV, iyo ni nimero wahamagara cyangwa ukayandikira kuri WhatsApp ukamamaza ibikorwa byawe bikamenyekana bikagera kuri benshi. Twikomereze, ariko narumvise ngo uri n'umukinnyi w'amakinamico. Warumvise? Ndabyumva, narabibonye. Mbirebe mu kanya. Okay. Ariko ntacyo, ibyo bintu se koko biri seriye cyangwa? Ahubwo ntibiri seriye, biri na seriye cyane. Urakoze cyane. Tugaruke wamuduhera kamera mugenzi wa wamuduhera mic akatubwira nawe ngo bimeze bite. Okay. Rogi Boy nkuko mumureba ni umuhungu uzi icyo gukora. A1. Mu muziki ndiyo, mu ma comedy ndiyo, mu ma film ndiyo, hose mba ndiyo nk'umuhungu mukuru. Rogi Boy gukora subscribe kuri channel yanjye ni Rogi Boy official. Rogi Boy umuntu akeneye kumubona atakoresha YouTube, hari ahandi hantu yavana video zawe cyangwa se ashaka kuganiriza yakubona gute, birashoboka cyangwa? Birashoboka cyane, waca ku ma site yanjye nkoresha, wakoresha Facebook ni Rogi Boy, Instagram ni Rogi Boy, telefone yo nibanga. Urakoze cyane. Umuntu ushaka nimero yiwe azayisanga kuri Instagram yiwe ni Rogi Boy, wakamwandikira akaguha WhatsApp yiwe iri private. Urakoze cyane. Ikindi tugaruke mu muziki nyarwanda. Ese uyu muziki nyarwanda ubuntu urimo umufungo kuko watunga abantu cyangwa wagira ikinama nk'umuntu utaragaruka muri musique? Umva bro, reka nkubwize ukuri rero. A1 iyi industry turimo ni industry, icyambere cyo iragabura. Icya kabiri ishimisha imitima y'abantu. Ni byinshi navuga ku muziki ariko byibura byo ni ingenzi. Abantu hubwo bose bumva bafite impano yo kuririmba, gukina filimi, amakomedi. A1 ndabashishikariza kudacika intege, gukora cyane kuko aha ni ibintu bishaka kugutunga igihe kinini. Urakoze cyane, ariko wambwaye nta nubwo twabitinda icyango uhagaze se koko hako cyakoze. Tugaruke kuri Swaga Boy, ibintu bya showbiz wowe wabivugaho iki ku muntu ushaka kubyinjiramo nk'abantu bashyashya babavubuka? No kuzamo ibirenge n'umutima n'amatwi n'amabinga. Byose nyine umva ikintu cyose ujemo. Wagerageza ukegerezaho mic neza kugira ngo ijwi rigeremo fresh. Urakoze kwibeshya. Umva ikintu cyose ujemo, Mr. Runwa. Ndakumva cyane. Rero iyo uje
uje nko kwishimisha nk'uko bajya bavuga ngo bizinesi, ngo umuziki, ngo ngiye kuwukora nko kwishimisha, sinema ngiye kuyikora nko kwishimisha, ntabwo ndi kumwe nawe. Ariko iyo uje ari nka bizinesi, banza wubake izina, ubizemo nk'ibisanzwe, ugaragaza impano, umenye uwo uriwe, nawe bizakuyoboka, unahumure nkabyo. urakoze cyane. None se ariko uzi ko twibagiwe koko, reka duhite duhera kuri wowe Swagga Boy. Ndashaka uha abantu akapera ku muziki wawe byibure runaka kugira ngo bumve koko ese turi kumwe na Swagga Boy cyangwa badutuburiye ni igicupuri. Warandashe baby gari, warandashe wowe cyemezo cy'urukundo naremewe, natakayemo baby gari, natakayemo maswiti pupu, siwezi kurudi nyuma, sinzagusiga every time, sinzakureka Wagwane cyakoze wallahi. Noneho twagarutse kuri Doc Boy, ni wowe utahiwe, uduhe agapera twumve koko ko batadutuburiye. Ya ntago bagutuburira umusaza. Najyaga numva runwanyi baterunwa n'umuntu ki numva runwanjye, urabizi nibwo bwa mbere duhuye tu. Nibwo nagiye kumva mu gitondo numva urankorinze, sinashidikanje natse nitabira ubutumire bwawe, ariko reka nze ngwereke ko nshoboye. Nanjye nicyo cyatumye nguhamagara kweli. Doc Boy, yeah, ushobora gutekereza uko nari meze, narakumenya nanjye niko nibwiraga, yego sinari meze nabi, ariko wanyeretse itandukaniro, Mwajyana ko ngako. Urakoze cyane Wagwane. Gusa ukuntu ibintu bimeze muri uyu muziki nyarwanda harimo abantu benshi ngo bari gushinjamo ruswa yo muri iki gihe yo muri muziki nyarwanda yo muri industry uyifata ute? Ese koko wemera ko ruswa ibamo? Ese wabivugaho iki muri make mu magambo arambuye? Ya wenda barabivuga no simbizi nje nago byari byambaho ngo mbe nabihamya ngo wenda ko ruswa ibamo, ako buri akavuga kaba kariho tu. Gusa icyo nabwira abantu cyo mu muziki nago nari nabibonamo, wenda bishobora kuzamo ariko sindabibonamo, keretse wenda Swagga hari ibyo uzise wowe. Ruswa yaracitse nihushe muri no industry. Umva se Musirunwa, ndakumva cyane. Ndakumva cyane. Wenda ababivuga nabashaka gusebya industry nyarwanda. Iyo ushoboye akeza karigura. Ariko hari umuraperi uzwi muri iki gihe muri iyi minsi bita ndamwibagiwe, ura ntago aramamagara. Gusa hari umuraperi waririmbye ingoma yo ndayibuka ngo umuziki nyarwanda ntuzigera utera imbere, ngo CEO. Urakoze cyane, bamwita CEO. Uriya mugabo ngo byamubayeho, ntago yavuze ibintu bitamubayeho kandi kubeshya ari kuvuga ukuri kwamubayeho. Gusa reka twe kubitindaho, twe kubyegereza umutima. None se ubu muri iyi industry nta muntu urasaba byibuze cyangwa se umuntu ufatiraho icyitegererezo muri make mbere na mbere, wumva uvuga nti njyewe numva nshaka gukora nka runaka nkagera ku rwego rwe, byaba byiza nkanamucaho? Nuhe muntu ufatiraho icyitegererezo cyangwa se role model? Role model ntiyabura, ariko jewe ntabwo njya nkunda kuvuga ngo nzigana uyu nkore nibimurenga, ahubwo jewe ndashaka kubaka uwo ndiwe. Niwe nkore neza bandebere. Ndakore neza gibandebere kuko ingendo yundi iravuna. Cyakoze. Woni oji mwenyewe Swagga. None se tutarava kuri ako kantu, iyo topic, nuhe mu star wemera mu Rwanda mu muziki? Bose ndabemera kuko barashoboye. Okay, urakoze cyane. Tugaruke kuri Log Boy. Yes. Ndashaka umbwire umudo wawe, umuntu ufatiraho icyitegererezo muri muziki nyarwanda. Sinabishidikanyaho, ni ibintu byigaragaza ni Mr Kagame, umuhungu mukuru mabano OG. Uriya muhungu ndamwemera bro. Cyakoze wallahi. Aratwika cyane. Aho ni fresh. Gusa
hari akabazo gakunda kugaruka muri ibi bintu ngo ibyo bintu ni gake bibaho mu indasitiri nyarwanda, mu muziki nyarwanda ni gake bibaho, gusa bibaho ugasanga umusitari araje arahatwitse harahiye ahise yikomereza, ariko ikibitera banza ari umufungo bro, umuhungu banza ari umufungo, wenda umufungo ugahita ukama, cyangwa se akaba hari nk'ibindi runaka ari gufokasingaho kurusha umuziki, aba ari byo ahugiyemo, ariko igihe runaka wenda akaba azagaruka, njye simbizi kuko njye si byanambaho. okay, Swagga Boy, ibyo bintu wowe ubivugaho iki? ngewe ukuntu mbyumva uko nabivuga, nta muhanzi ubundi ujya uzima. Hari igihe aza ariyo poroje afite yo gukubita ikigoma hanze akagikora, ariko akajya mu bindi. Ariko uri kwibuka yuko mwambwiye ko ibintu birimo umufungo? Birimo umufungo. None se gute basiga umufungo? Hari igihe wenda aba ashaka manager, akaza akavuga ati reka nkubite ikigoma hanze nigaragaze, ninabona management ndaba mbihagaritse. Siko bimeze, njye niko mbyumva, ariko ubundi ku musani never give up. None se ku bintu bya management urabivuze, duhita byinjiramo gake twipoye. Ni ukuvuga ngo ikibazo mise ngira ahangaha, ese koko wikorera ku giti cyawe ufite manager bihagaze biti? Umustar uzwi mu mafilime, komedi, muzike n'ibindi byinshi n'amakinamico. Ya, urakoze kumbaza icyo kibazo. Njye nikorera ku giti cyanjye. Nikorera ku giti cyawe, ariko ni karibu ku muntu ushaka kumanaginga, twabihuza tugaciringa. Okay, Look Boy, wowe ku giti cyawe se ufite umuntu kumanaginga, uri gukora ku giti cyawe, bihagaze bite? Ya, ndi kwipevera umuhungu, ngenda ibintu byose ndabyipevera, ndi kwipapa nka nimama, ariko mfite abama ID, mfite inshuti zima ID zikambwira uburyo ibintu byanjye dukoramo. Hari Stone Island Company i Musanze, ni company izwi mu Rwanda, irazwi. Mfite producer Mandex Beat ukora muri Heroes i Musanze, ni umuproducer ukunda kumfasha cyane, nkorera muri One Sound Record. Umurasta bita Daymaker uramuzi, nawe aramfasha cyane. Uwo bita First Boy gutoka, umuhungu reka nze nkubwire, bamwita umuhungu mukuru, muramuzi mu Bisumizi. First Boy uyu niwe producer ubu ngubu uri kunkorera imiziki. First Boy niwe turi gukorana cyane mu miziki, niwe producer wanjye urimo kunkorera imiziki. Hari uwo bita Prince Air, Prince Air niwe urimo kunkorera icyo bita ama video. Akoze cyane. Ya, tucishemo akapublicité gatoya murakanya. Ushaka gukoresha video nziza, ushaka amashusho ameze neza, yaba y'ubukwe, yaba aya anniversaire, yaba aya filime runaka, komedi, iki byose, wahamagara izi nimero 0781168568. iyo ni Runwa Studio, baragufasha. Ya, dukomeze. Ni ukuvuga ngo ikibazo mise nibwo sinabitindaho, byanze bikunze nago Look Boy yaba atazwi. Iryo ni izina numva ryaba ryaramaze kwandikwa muri iyi industry nyarwanda. Ya, Swagga Boy, tugiye gusoza iki kiganiro cyacu. Niki kintu wabwira abakunzi ba BRC TV? Niki kintu wabwira abafana ba Swagga Boy muri rusange kugira ngo dusoze ikiganiro? Duhere ku bakunzi ba BRC TV, ikintu nababwira ni karibu abashaka gukuza impano ya filime, wenda tukanabagira n'inama y'uburyo bakuza impano no mu muziki, ubwo impano zose, ako cyane cyane industry yo muri BRC TV. Murabona filime nshyashya muri no minsi, ama episode ari gukorwa, hagiye kwiyongeraho andi ma episode mu Kavumo no mu Mugome buzimije. Ubwo rero ku ruhare rwa Swagga, nzabatamo, dore urabona ko ndi kumwe n'umuhungu mukuru, dufitanye projet Look Boy na Swagga, dufitanye projet izakorerwa i Musanze. Ni umuvandimwe, turakoraborana, turi papa tukimama. Aho ni sawa cyane. Abafana banjye ndabakunda, aho nimo abafana b'ingoma mu majyepfo, umva ari ku rwego ibintu bihagaze, nawe urabyumva. Ndabasuhuza cyane. Peace and love. Urakaze cyane Look Boy.
wagwane yora turi gusoza iki Bimeze bite? kiganiro turashaka ubwira abakunzi ba Luboy ubabwire ugira ikintu ubabwira nyine kikuri ku mutima n'icyo wabasaba n'iki ubu ni turore ngo ni ibiki yo men nuko abafana banjye mbakunda cyane kandi niteguye kubaha umusaruro nk'uko bawunyitezeho mbafitiye byinshi nk'uko Swaggy abibabwiye Swaggy na Rugibi bafitanye projet nyinshi cyane dufitanye indirimbo dufite muzambona ndi guhura nawe muri filime muyitegure vana irasohoka turi guhura ewana mfite umunwa nzawumukubita koko nk'uko mubireba ewana mwitegure mwebwe tubafihishiye byinshi karabaye mfite n'andi makorabo menshi mfitanye korabo na Daymaker mfitanye korabo na Double Fire muramuzi mfitanye korabo n'umukongomani bita UJ yara ahantu hagiye gushya agiye gushya ubwo rero icyo mbasaba nk'abakunzi banjye ni ugukora subscribe share comment ubundi ibindi mukituriza nanjye nkabakorera umuti koko aha hantu hazashya koko ahantu harahiye hagiye gushya koko murakoze cyane uyu yari MC Runwa nkuko mubizi ukeneye kuvugisha MC Runwa wamwandikira kuri Instagram yiwe ni Runwa Comedian Facebook page ni Runwa Comedian YouTube ni Runwa Comedy imbuga zose nkoranyambaga wamukeneraho ni izina Runwa Comedian urakoze cyane mwakoze kwitabira mwakoze kudutega amatwi icyo twababwira cyo mbere y'ibindi ndashaka mukande subscribe kuri iyi BRC TV nongera kubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao